Hari abavuga ko impano ya Ronaldinho itari isanzwe, bavuga ko imbaraga ze z'umupira zavaga ahandi hatari mu mubiri w'umuntu, nkaho hari ikintu cy'amayobera cyahagamaguruye ubwenge burusha ubw'ababaga bamucunze cyangwa se abadefanseri. Dribble ze zari nk'ubugeni bwanditswe n'ukuboko kutagaragara. Mu kibuga yanyuragaho abandi babonaga ko ari inzitizi. Abakinnyi babaga bamwegereye bavuga ko babonaga amaso yasa nabona ibitari mu kibuga, nkaho yari afite ubundi bumenyi bwihishe. Hari n'abemeza ko ingaruka z'imyitozo ye itazwi n'ubuhanga bwe bwo guhindura umupira ubugingo byari hafi n'amayobera atavugwa. Kuki yakinaga mu buryo bwasaga n'ubupfumu? Kuki bavugaga ko yamenyaga icyo umuzamu atekereza mbere y'uko atera umupira? Ese hari ubwiru bwari inyuma y'iyo mpano idasanzwe, cyangwa yari umuntu ufite ubushobozi bwarenze ubusanzwe? Ronaldinho akomeza kuguma mu mwijima w'amayobera y'abakinnyi batigeze basobanurwa n'isi. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none.